Tandukanye cryptocurrency na forex trading. Itangazo ryatanzwe na CMA na Capital Markets Authority ni kuri forex trading. Iyi forex trading ni nko kuvunja bakoresheje ikoranabuhanga. Bitandukanye na cryptocurrency. Ntabwo ari cryptocurrency na amafaranga asanzwe na amadevize bagura bakagurisha. Ntabwo ari cryptocurrency. Ariko noneho nabyo ikintu icyo ari cyo cyose umuntu uwo ari we wese ugiye gukora ubucuruzi bugendanye n'amafaranga agomba kuba afite uruhushya rwatanzwe na banki nkuru y'igihugu cyangwa rwatanzwe na Capital Markets Authority. Icyo tubwira abantu, umuntu uwo ari we wese uzaza kubwira ngo aracuruza ikintu kigendanye n'amafaranga, ntuzajye muri ubwo bucuruzi kereka wizeye ko afite uruhushya rwa Central Bank cyangwa rwa Capital Markets Authority. So, ibyo ngibyo tubisobanurira abantu ariko umuntu agatangira kubwira ngo ariko afite icyemezo cya RDB itanga ibyemezo by'abacuruzi b'ubwego bwose. Ariko kubera uburemere bwo gucuruza amafaranga niyo mpamvu bashyira ibigo byihariye byo kugenzura ubucuruzi bw'amafaranga cyangwa ubucuruzi bugendanye n'ibintu by'amafaranga. So nta muntu rero n'umwe wemewe gucuruza ibintu bijyanye n'amafaranga adafite icyemezo cya Central Bank cyangwa cya Capital Markets Authority. Ibya cryptocurrency byo nta numwe tubihera uburenganzira, nta n'uwemewe kubicuruza, nujya kujyamo kubishoramo imari wowe ushatse kwihombera ku bwawe. So abantu bamaziye batwandikira barabyandika kuri Twitter bigiye bakantaginga ndabibona. Tugerageza gusubiza, Central Bank gerageza kubasubiza ariko ugasanga kwanza ushobora kuba harimo n'abo ngabo bashaka gukurura abantu muri ubwo buriganya. So rwose ndongera kubishimangira, nimwitiranye iriya tangazo ryatanzwe na Capital Markets Authority kuri forex trading n'ibya cryptocurrency. Cryptocurrency nta regulation yabyo ihari n'uyu munsi, nta n'umwe wemewe kubikora ku mugaragaro. Ugiye kubijyamo ubwo ugiye gufata risk, ubwo wemewe kwirengera ingaruka zabivamo. N'ibindi ibyo aribyo byose rero n'ibyo byemewe nabyo umuntu bicuza nuko agomba kuba afite uburenganzira bw'ikigo cyashyizweho na leta kugenzura ubwo bucuruzi. So rwose ndagira inama abantu kwirinda ababashuka ngo barakira mu munsi umwe n'ubujura, bagomba kubwirinda. Nyuma yaho banki nkuru y'igihugu Beneri ishimangiye ko itigeze yemerera iyi kampani yitwa STT kampani gukorera ku butaka bw'u Rwanda, inzego z'umutekano zirimo polisi ndetse na RIB zahagurukiye iyi kampani ndetse zihita zihagarika ikitaraganya. Nk'uko tubikesha bamwe mu bari bagize iyi kampani ya STT bari barashoyemo amafaranga y'umurengera, batubwira ko bakanze mu gitondo nk'ibisanzwe ngo bakore task zabo basanzwe bakora kugira babone amafaranga, bagasanga byiborotse. Ibyo byabateye guhita banyarukira ku mbuga za WhatsApp basanzwe bahuriraho no manager wabo bita John. Bahageze basanga ntibemerewe kugira message bandika, dore ko ngo guhera ejo ku mbuga bahuriraho nkoranyambaga uyu manager wabo yakomezaga kubizeza ko bafite uburenganzira busesuye bwo gukorera mu Rwanda, dore ko yabemezaga ko badacuruza amafaranga ahubwo ko ari akazi nk'akandi kandi babiherewe uburenganzira na RDB, dore ko boherezanyije ibyangombwa RDB yabahaye ku mbuga basanzwe bahuriraho aba bantu babarizwaga muri iyi kampani. Ubu icyo bibaza ni uburyo bazabonamo amafaranga yabo bari barashoye, dore ko abenshi bari barashoyemo arenga amamiliyoni bazi ko ariho bateze amakiriro, naho abandi ngo basabye amadeni mu mabanki asanzwe mu gihugu kugira ngo bashore aho ngaho hunguka vuba kandi babone inyungu neza mu gihe gito. Ibi bibaye mu gihe hari hamaze iminsi ibiganiro bitandukanye binyura ku mateleviziyo mu gihugu bivuga kuri iyi kampani, bayamamaza ibayivuga ibigwi, abandi berekana ibyo yabagejejeho, ariko ubu bakaba bibaza amafaranga yabo aho bayabaze, dore ko batazi n'ubihagarariye by'ukuri, uretse abagiye babibashishikariza bagiye babinjizamo kugira batangire babikine, abo bita team creator. Abandi bakavuga ko bakimara kubona ubutumwa bwa banki nkuru y'igihugu ibahakanira ko iyo kampani itemewe gucuruza amafaranga ku butaka bw'u Rwanda, baravuga ko bahise bakuramo akabo hakiri kare, ejo ngo bakaba bararanye ayabo.
naho abandi bari bagifite icyizere bagendera ku magambo babwirwa n'uwo bita manager wari uhagarariye iyi kampani, bayarekeyemo ndetse byafunzwe akiriho, kandi hari ubutumwa bwari bwanyuze ku rubuga rwabo basanzwe bahuriraho butanzwe n'umwe mu ba team creator abamenyesha ko uwo yinjijemo wese ashoboye yakiviramo agakuramo ake, ngo dore ko nawe yashizemo ku gahato. Bivuze ko ntacyo babaza abo ba team creator kuko nabo ni abaturage bagenzi babo, nabo bagiye babishigwamo n'abandi babitangiye mbere, dore ko bari bamaze kuba benshi mu gihugu, bamaze gushoramo akavagari k'amafaranga amamiliyari n'amamiliyari, ariko bikaba byarangiye bose batakarije rimwe bahombye. Bararira batakamba baririra umuhisi n'umugenzi bati ibyo tubonye ubu biduhaye isomo ntituzongera kwishora mu bucuruzi bwa online, dore ko tuba tutanabisobanukiwe twese kimwe. Bati ibyo tubonye ni nk'iby'imbwa yaboneye ku mugezi.